Ndabashuhuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi imigisha yayo ibabeho iminsi yose. Ako ka bogisi niko ngiye kubereka uburyo nakakoze, se nagatangiye gute, se kageze aho ngaho bigenze gute, nibyo ngiye kubabwira rero no kubereka. Ubundi bitangira ari igikarito gisanzwe, kino gikarito cy'amata, ashobora kuba ari n'igikarito wenda wakuramo biswi, donc udukarito dutandukanye. Ku kantu ndimo gukoresha ni za ambaraje tugura 500, ariko ushobora kujya mu isoko ukagura igitambaro cyiza, cyaba gifite ibara rimwe cyangwa se kirimo uturabo, bitewe n'igitambaro ushaka, ariko ugashaka igitambaro kitabonerana akaba ari cyo ukoresha. Rero uragikata nk'uko bisanzwe, bikurikije ukuntu agakarito kangana, nanone ugakoresha ya glue gun kugira ngo bibashe gufata. Hari igihe waba udafite glue gun ugakoresha kore isanzwe, ariko atari iriya kore yo mu nkweto, ahubwo ino kore yaba ikora ku mbaho, yaba ikora ku mpapuro, nayo irabikora kandi ikabikorera neza. Ibikoresho rero ukagerageza kuramburamo neza ako nakwita nk'agatambaro, ukakaramburamo neza kugira ngo hatagira umwanya n'umwe usigara, agakarito kakaza kugaragara. Nyuma rero nibwo uza kubona uko ubikora, wamaze gufubika agakarito ku buryo umuntu ashobora kuza yayireba akibaza se iyi ni ikarito cyangwa se n'ikindi kintu gisanzwe. Njye rero nahisemo kariya ibara ry'icyatsi, niryo nahisemo, kandi impamvu nagakoresheje ni uko burya iyo urimo kwigisha abantu, uhera ku kantu kari simple kadashobora gukomplika abantu, ku buryo umuntu ashatse no kubyigana yahita agenda agahita akabona. Niyo mpamvu rero nahise nkoresha kariya gakapu. Burahari ahantu hose, nikagura 500, hari naho bakagurisha 400, biterwa n'ahantu aho ariho. Murabona rero ukuntu ndimo kugafunika, ntago bigoye, gusa utitonze glue gun yagutwika kuko ishyushye cyane. Ibicometse, iriya kore irimo kariya kameze nk'akabuji, kayongeshwa n'ubushyuhe. Iyo kamaze guhura n'ubushyuhe bwinshi karayonga, noneho akaba ari ko kavamo kore, ugafatisha nta kibazo. Ushobora gufata udukarito dutandukanye, udukarito duto, kariya niko nabonye hafi, kari karimo amata, mbonye ashizemo nk'utuvuga ntabwo nakajugunya, reka ngakoreshe n'ikindi kintu nacyo gishobora kubera abantu cyiza. Rero wihatira navuga niba ari ugufunika impande zose, kugira ngo nk'uko nababwiye, kugira ngo ikarito ntigaragare. Ndiko murabibona, ugakora witonze, wituje, ufite umwanya uhagije. Ariko bisaba kuba ufite umuhati unabikunda. Nkunda ibintu byo gukoresha amaboko, ndabikunda cyane, binatuma uruhuka mu bwonko. Hari igihe ushobora kuba ufite akazi kagakunaniza cyane, ariko iyo urimo gukoresha ibi bintu by'amaboko, hari n'igihe bikuruhura,
bikabihura mu mutwe, ariko bigusaba ko uba ufite umwanya wo kubyitaho. Nta mwanya wo kubyitaho rero ntibyashoboka. Urabona ko maze gufunika impande zombi. Nashatse akandi gakarito kugira ngo kariya k'imbere nongeremo akandi gakarito kabikomeza. Ako gakarito rero nako nagafunitse, murabibona ko gafunitse. Ndi gushyiraho kore kugira ngo mbashe kugashyiramo gafatemo neza, katazomoka. Hari igihe wapfa kugashyiramo udashyizeho kore kakaza komoka, ariko ibi bigaha bifasha indiba irakomera ku buryo uteretsemo ikintu kitapfa guhita giporomoka ngo gihite kivamo, oya, ahubwo karahafata cyane. Kubera ko nagafunitse ntabwo kari buhite kajyamo, birasaba gushyirishamo imbaraga, kuko n'aka kantu mba nashyizeho nako kongeraho undi mubyimba, bityo bigasaba ko kugashyiramo bisaba ugaforsa kugira ngo kajyemo neza. Urabona ko turabo tuba turi ku gakapu turimo turagaragara, ariko iyo ufite igitambaro cyiza nta kibazo bitera, kajyamo neza kakagaragara neza. Urabona hariya mu mpande ni nkaho kanganye gato, agakarito ni kanini hasigaramo akantu runaka, ariko ndibuze nako kuza kuhafunga ku buryo utari bushobore kubona iriya karito. Nimafunga ntabwo wongera kubona iriya karito. Urabona ko ntangiye gushyiraho imigozi. Nahisemo gukoresha, hari umugozi ugura muri T2000 uba umeze nk'ikiziriko, ni umurunga uba ari munini ukawukatamo. Ushobora gukoresha umurunga, ushobora gukoresha ibirere wowe ubwawe wikoreye nk'umurunga, ushobora gukoresha umugwegwe, ibyo byose byabikora. Ushobora gukoresha imyenda twambara ukawukoramo umurunga, nawe ushobora kuguha icyo ushaka kugira ngo ubone nyine. Byose birashoboka, nta kidashoboka. Ushobora gukoresha undi mugozi usanzwe, ushobora gukoresha mishipiri, byose birakoreka. Iyo ufite ubushake byose birashoboka. Wakwikorera umugozi ushaka uwo ari wo wose. Gusa hano glue iba ishyushye cyane, kandi bikaba bisaba ko uwo mugozi uwushyiraho ufashe. Bigusaba gukora attention kugira ngo utaza kurenga ahantu udashyizeho glue cyangwa udashyizeho kore. Glue ni kariya kamashini kariya ureba kameze nka pisitoli. Naho kariya kabuje ni ka glue. Rero iyo gashyushye nibwo gashonga. Urabona ko nakomeje gushyiraho wa murongo. Urakomeza, ni procedure ndende ntabwo nayibereka yose, ahubwo hano mbereka kamaze kurangira. Nakarangije, hejuru nakoresheje wa murunga, hasi nakoresheje umugwegwe. Nafashe umugwegwe ndawuzinga neza. Urabona ko bisa neza. Nakoresheje inyabutatu. Rero nawe byashoboka kugakora, ntabwo bigoye. Ni ibintu ukora umeze nkaho urimo kwikinira, umeze nkaho urimo kwishimisha, umeze nkaho ni ibintu ushobora gukora, kandi bikaba ari akantu ushobora kwifashisha mu rugo. Ndabashimiye rero.
akavidewo kari bukurikireho karaza kubereka uburyo naje kugakora kakavamo akantu ushobora kwifashisha ugashyiramo ikintu ushaka, ugaterekamo ikintu wumva wifuza gushyiramo. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha kandi namwe mubigerageze.